ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni Mukankusi Jane, n'ubundi mugiye gukomeza kuganira tuvugana ku bitangaza Imana yagiye ikora. Reka tubanze dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana itwitayeho, dukomeje gushima izina ryawe no kurihimbaza no kurinezererwa. Tunejejwe nuko dukunda urukundo rwinshi kandi tunejejwe nuko twitaho. Rero turi hano imbere y'amaso yawe, Mwami, tuguhaye ikaze na karibu. Wemere kuba hagati muri twe, wemere kudufasha. Izi gahunda ujye uzidufashamo kuva zitangiye kugeza zisoje. Bana natwe, komeze kweza ubugingo bwacu, komeze kudukuraho umugayo kandi dushoboza rwose kuvuga ibihwanye n'ibyo ushaka. Urakoze Mana, turinde imbaraga mbi z'umwijima, uturinde imikorere ya Satani uburyo bwose, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagushima ko wumvise gusenga no kunyiga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Dukurikizeho gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 5. Ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 5. Turahera ku murongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo intumwa zikora ibitangaza byinshi, ngo nyamara abizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore. Byatumaga bazana abarwayi mu nzira, bakabashyira ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe. Hateraniraga benshi bavuye mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu, bazanye abababazwa n'abadayimoni bose bagakizwa. Amen. N'ayo magambo nshatse kutuvugaho muri make. Ibigaragara, icyo ngendere no kugira ngo ndusheho gukomeza gushumangira ko Imana uko yakoraga kera n'uyu munsi ariko igikora. Aya magambo aratubwira uburyo intumwa zakomeje kugenda zikora ibitangaza, zikora imirimo itandukanye. Hagati muri zo ntabwo kwari ugukiza indwara gusa, harimo no kwirukana abadayimoni, harimo mbese ibitangaza by'uburyo butandukanye zagendaga zikoreshwa n'ukuboko kw'Imana kwari hagati muri bo. Intumwa rero hakoretse ibitangaza bitari bimwe, hakoretse imirimo igiye itandukanye. Ariko ushaka gutekereza ukavuga uti ibyo ngibyo byari ibya kirage cya kera mu ntumwa. Uyu munsi ntago byashoboka, nta nubwo byaba bigikoreka. Ariko ahangaha ndashaka kubemeza cyangwa se kubabwiza ukuri kundimo ko bishoboka. Ibi bitangaza njyewe ubwanjye nabibonesha amaso. Ahangaha muri iki cyumba nababwiye ko hasingiwe abarwayi benshi kandi barwaye indwara z'uburyo butandukanye. Imana ikagenda izihabakiriza, abantu bagataha ari bazima. Ariko haje kubaho n'akwihariko kuri njyewe. Nibuka ko hari umumama bari muri Canada, ntabwo ari ino, ariko icyo gihe yari ari hano mu Rwanda. Umudamu yatuzaniye umwana urwaye. Umwana arwaye, yaramuvuje ahantu hose byaranze. Arangije aramuduha, turamusengera, abona rwose Imana imukoreye igitangaza, umwana arakize.
abonye umwana wakize yaje kunsaba kuzamuherekeza agiye kubyara. Narabimwemereye. Urumva buriya mu mutima yaratekereza akavuga ati nimperekezwa n'umwe muri aba bantu harimo imbaraga z'Imana, ahari hari icyo ziri bunsayidire. Ariko ndababwiza ukuri ko yarebye kure nyine. Umuntu igihe cyarageze arampamagara, arambwira ati ndumva ndifashe, mperekeza tugende kwa muganga. Turagenda tujya sehashika. Tuhageze umudamu baramusuzuma bakoresha ibishoboka, bageze aho bacisha muri ekogarafi basanga umwana amupfiriye mu nda. Abaganga rero bafata icyemezo cy'uko bagiye kumubaga kugira ngo bamuteruremo intumbi, ko babona ko nta yandi mahitamo ahari. Yavanyemo imyenda, umwe mu baganga arayinzanira, arambwira ati twasanze umwana apfiriye mu nda y'umubyeyi waherekeje. None ubu bagiye kumubaga bikiye imyenda. Imyambaro yo narayakiriye ndayibika, ariko mu mutima wanjye numva kwakira intumbi penda byanze. Kuva bamara kumpa iyo myenda, ngewe nahise nubika umutwe ku gikapu yari yampaye yatwayemo ibintu aza kwifashisha. Narasenze. Benedata Imbaraga z'Imana zikora imirimo na nuyu munsi ziracyahari. Mbwira Imana ngo ntabwo nshaka kuza kwakira intumbi. Ndayibwira ngo za mbaraga zazuye Lazaro cya gihe amaze iminsi 4 ari mu gitoro, izo mbaraga aho zagiye. Uyu munsi izo mbaraga ntoki zifite Mana. Ndayibwira ngo mbabarira, ndaguhenzahenze, ndakwinginze kandi nzi kunyumva. Uriya mwana muzure kwebwe kwakira intumbi oya rwose. Ntabwo naba naherekeje umuntu ngo njya nze nikoreye intumbi. Ngira Imana ntikwakira intumbi ndabyanze, mbabarira unkorera igitangaza uriya mwana azukire mu nda ya nyina. Abaganga nibamubaga basanga umwana ari muzima. Narakomeje ndasenga, ndakomeza nunama kuri icyo gikapu kugeza igihe ndagiye kumva numva umuganga araje nkumanze mu bitugu. Ahari bari bazi ko nasinziriye. Arambwira ati zana imyenda y'umwana. Imyenda nayimuhaye, numva bagiye kwambika iyo ntumbi nyine, kuko nubwo aba yapfuye ntibamurekeraho. Ubwo imyenda barayijyanye, nanjye nsigaraho mvuge nti Imana ubwo icyo wahisemo kukiba wakirangije nta kindi. Hashize akanya gato nagiye kumva numva arambwe ngo ngwino tukwereke aho tujyanye umubyeyi wawe. Mbabwije ukuri, nagiye kubona mbona bazanye umwana bamuteruye gutya, umwana muzima. Ubundi iyo apfuye baramuzingazinga intumbi bakayishyira hariya, ibikurikiraho bikaza nyuma. Ariko nagiye kubona mbona baje bateruye umwana. Ibi ngibi ndi kuvuga, nyina w'uwo mwana ari muri Canada na n'uyu munsi arahari. Ahari nabishaka nawe azashyiraho komantere. Icyo nzi nuko mu buzima bwanjye ntabwo ndi umuntu ushabutse. Hari abantu buri ukabona ari shapu washabutse, ashoboye kwihandagaza no kuvuga cyane. Ngewe ntabwo ari ibintu byanjye. Ariko umunezero nagize mbonye ngiye kwakira umwana muzima. Wanteye urusaku, ndasakuza ndisararanga mu bitaro, abantu bagira ngo ndasaze. Ndimo gusenga nshima Imana, bamaze kutugeza muri sare bari batujyanyemo. Narasenze, umwana muteruye, nkajya mvuga nkavugishwa. Abantu bakatese uriya muntu abaye iki? Abandi barimo basenga baravuga ati mwebwe ni mubyihorere, mureke abanza tuze araza kubabwira ikibayeho. Ariko nari nejerwe nuko Imana yumvise gusenga kwanjye, wa mwana ikamuzurira mu nda ya nyina. Abaganga bamugezeho bose babaye nk'abaguye muri koma. Bakafate se uyu mwana ko twamusuzumye tugakora ibishoboka byose, ekogarafi ikerekana ko umwana apfuye, none ibintu byagenze bite? Byarabacanze nabo, baracanganyukirwa, ariko babura ikindi cyo gukora. Ahari urumva ko bashobora kuba baratekereje bati se twibeshye,
na ekogarafi iribeshya, buriya basigaye basubiranamo mu buryo bwabo, ariko ngiye mfite ibanga ry'uko nahendahenze Imana kuva bamujyana muri saridope kugeza igihe barangirije operasiyo, bakaza kunkora bambwira ko gahunda irangiye. Icyo ni igitangaza kimwe mu by'Imana yakoze nabonesheje amaso, mpamya kandi gifite n'umugabo wo kugihamya. Ikindi gitangaza Imana yakoze nkakibonesha amaso, hari umubyeyi uri mu Bwongereza, na n'uyu munsi ni yari. Nasenganaga na mama we, noneho mama we akajya amubwira ko hari igikorwa tujya dukora cyo kugemurira abarwayi. Mama we rero amaze kubimubwira ngo yumvishe muri we hajemo ishyaka ry'uko yadutera inkunga yo kugemurira abarwayi. Noneho aramubwira ati ngewe nzaguha nimero za telefone z'umuyobozi utuyobora, muzavugane akubwire uko ibintu bigenda. Umudamu yarampamagaye, ampamagaye numva nejejwe cyane n'icyo kintu cy'inkunga agiye kudutera cyo gufasha uriya murimo w'Imana. Twarawukundaga uko twawukoraga, Imana yari yadushyize mu rukundo rwinshi wo kuwukunda, kumva rero ngo mbonye habonetse umuterankunga, byanejeje umutima wanjye cyane. Ndangije ndizihirwa, ariko kumva ni kwa kundi Imana iba yashatse gutabara umuntu. Njyewe nahise mubaza ndikoye, none se ugira utwana tungahe? By'ukuri ntabwo nzi uko byaje. Arambwira ati ngira tungahe se shate ko nabyaye kamwe bigahita byibana. Ati ubu maze imyaka 15 mbyaye, byarahise byifunga gutyo ku buryo nivuje nkora hasi nkora hejuru, ngeze amaboko ndayamanika. Umudamu ndamubwira nti reka nkubwire, njyewe ngiye kugusengera kandi uzabyara undi mwana. Arambwira ati se ati ibyo mbwiye ni ukuri? Ati urumva byashoboka nyuma y'imyaka 15 nakongera ngatwita nkabyara? Ndamubwira ngo izere ibyo nkubwiye ko ari ukuri, njyewe ngiye kugusengera kandi uzabyara. Haragiye haca amezi 3, ngiye kubona mbona umudamu arampamagaye, arambwira rero ati nagize kuva cyagiye twavuganaga, ati ntabwo nigeze nongera kujya mu kwezi kw'abakobwa, byahagarariye aho. Ati ukwezi kumwe kurashira, amezi 2 arashira, ati kwa gatatu gushize byasabye ko njya kwa muganga. Ati abaganga bamfashe ibipimo basanga ndatwite. Umudamu byamubereye igitangaza, nanjye kandi bimbera ikindi. Ndamaze kugera amezi 7, kwa kundi abadamu baba bikurikirana kwa muganga, ajya kwa muganga. Aho ngaho ibirayi baba bafite ibyuma bireba akana kariko kose. Baramubwira ati rero ugiye kuzabyara umwana utuzi ingingo, ntabwo ingingo ze zose ziriho. None inama twaguha nuko wemera inda tukayivanamo nturuhira ubusa. Umudamu arabwira ati ntabwo nahita mfata icyemezo nonaha, mureke ngende mbitekerezeho, cyangwa se wenda avugane n'umutware. Umudamu yarasohotse arampamagara, arambwira ati niko, ati wa mwana ntwite ngo ntabwo afite ingingo zose. Ati none ko abaganga bambwiye ngo inda bayikuremo nkora iki? Ndamubwira ngo uremera kwiyonda kwitwara byaturutse ku Mana? Arambwira ngo ndabyemera. Ubwo ubyemera rero ndaguhenzahenze, mbabarira ureke umwana agera igihe cyo kuvuka. Navuka ameze gutyo, ubwo nyine nanjye icyo nzabaza Imana nzaba nkibonye, ariko ndakwinginze iyo ndayirekeremo umwana ageze igihe cyo kuvuka. Igitangaza Imana yakoze, wa mwana igihe cyo kuvuka cyaje kugera, avukana ibiro byuzuye kandi avukana ingingo zose, za zindi baba ko zidahari basanga zirahari. Mbese murumva Imana uko yakoraga ibitangaza mu gihe cya kera, na n'uyu munsi itakibikora. Imana iracyabikora bene data, ntitugacike intege
ngo tugire ngo Imana yacitse intege zo gukora. Uwo mudamu yari umuyisilamukazi. Kuva yabona icyo gitangaza Imana imukoreye, yarambwira ati mbwira ukuntu bihana nanjye mpite nakira uwo Yesu. Umudamu yarihannye, yakira agakiza, yakira Yesu kuva icyo gihe na bugingo n'ubu. Ubu ni umurokore uri mu rugendo rujya mu ijuru. Umwana we yarakuze ni mukuru, mbese ni ukuvuga ngo arahari nk'umugabo wo guhamya ibyo ndi kuvuga ko ari ukuri. Ikindi gihe nagiye se hashika nsanga ahantu huzuye abantu, noneho nsa n'ugize amatsiko yo kureba ikiri kuhabera. Nsanga harimo umugore uri kurira, ari kurira araboroga. Noneho ndabaze se uyu muntu ko ndameze nk'umugore wabyaye akaba ari kuvuza induru bene aka kageni, byagenze bite? Bati rwose amaze kubyara bamwiba umwana. Ati ku buryo umwana yamubuza. Mbese murumva kitari ikibazo kibabaje kuba yaraborogaga? Burya niba no kuba wamubyara agapfa ukavuga uti umwana yapfuye, ndamushyinguye nk'uko n'abandi bose bapfusha, ariko avuga ngo ubyaye umwana uhise umuburira irengero, cyari ikintu cyababaje umutima w'uwo mubyeyi. Nahise mwegera, mbwira abantu muhigike gato negere uyu mubyeyi, nawe ndashaka ko wihana. Numara kwihana ibyaha kandi wihannye neza utabeshye, ngenda gusengera umwana agaruke. Abantu bakubise ibitwenge, baraseka, baratembagara, bati mureke muze mumva akabarokore. Umwana aragaruka, yagiye nka nyomberi, aragarukira he? Sinacika intege, nubwo hari uko guseka, harimo kushimana inzara, buri wese arimo kubivuga uko abyumva. Njyewe umudamu narambwiye uranyemerera wihane neza? Ati ndabyemeye. Ati ahubwo mbwira ukuntu bikorwa. Ndabimubwira neza, ndabanza muganiriza ku ijambo ry'Imana, ndamwigisha uko abantu bihana. Umudamu arabyumva. Amaze kubyumva, ikintu yankoreye pe, namubwiye nti wizere Imana kandi atura ibyaha, ubyature neza ntugire icyo usiga mu byo ubasha kwibuka. Damu yarabikoze rwose, aratura neza nk'umuntu ufite umubabaro. Ndamubwira nti ngiye kugusengera uyu mwana batwaye, nubwo araba yavuye mu Rwanda akaba yageze mu kindi gihugu, isengesho ngiye gusenga riramugarura agusange hano. Mudamu ati ndabyemeye. Naramusengeye kandi rwose musengera numva nizeye ko Imana ifite imbaraga zikora ibintu nk'ibyo, ako ko numvaga ari n'akantu koroshye. Damu ndamusengeye, ndasenga, mbanza gusaba Imana imbabazi z'ibyaha, ubundi ngaruza wa mwana. Ndavuga ngo Mana, umuntu watwaye uyu mwana umubuza amahoro uhereye kuri iyi saha ubu turi gusenga, umubuza amahoro, ntazigera arya ngo bijye mu nda, ntazaryame ngo agoheke uriya mwana ataragaruka hano. Njyewe misiyo yari njyanye se hashika, narayirangije ndataha. Ndangije gutaha, bwarakeye nkegura ingemo, hari umwana w'umukobwa twari twajyanye, ndavuga ndashaka ko unjyanira iyi ngemo kajya kundebera wa muntu, ugenda umurebe, munaganira umubaze niba umwana yamubonye. Umukobwa yaragiye, agezeyo asanga umwana aryamanye na nyina. Ni ukuri Benedata, iyi Mana ifite imbaraga, yandira ibivuga ngo kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Yesu yaravuze ngo nitugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo twategeka imisozi ikimuka ikagenda. Wa mubyeyi wari wibye umwana yari umugore wagize ibyago byo kutabyara. Hari ibyo tuvuga tutaba Imana yabihaye, bajya hariya bakirya imyotsi, ngo dore babaye benshi. Noneho hakaba hari abandi bifuza n'indivamo. Umudamu aritwitisha, amezi 9 arashira.
arangije abwira umugabo atungiye kubyara, umuturage aramuherekeza, aragenda naho ari kuri tagiti yo kuza gucunga indangare iri burangare gato, agahita aterura umwana. Ayo mahirwe yagize biramuhira, umwana baramuterura ikinyoma gihabwa intebe rimwe, aragenda aricara, ibikoma ajugujuga amasombe ngo umubyeyi yabyaye. Ryasengesha uko narisenze byinjire mu mutima w'umugabo. Umugabo atangira gutekereza ati ariko uyu mugore wanjye ubu niwe wabyaye, ati ku bintu numva nta logike yabirimo, ko ntigeze numva inda itera ko ngo umwana atera utugeri n'umugabo akabyumva, ko utwo tugeri tw'umwana ntatwo nigeze numva. Ibi bintu reka mbigerageze ndebe ndamenya ukuri aho kuri. Dore umugabo ngo agende yikoze hariya afata umupanga arawutyaza, arangije kuwutyaza araza agera imbere y'umugore, umupanga awukoza hasi, aramubwira ati madati reka nkubwire, ati uyu mwana ntabwo ari wamubyaye, kandi ni ukuri akigeraho ntabyo yari yigeze yiyumva. Ariko burya isengesho Benedata rifite imbaraga, mubyemere cyangwa mubya, ariko isengesho rifite imbaraga kandi rirema ibitariho bikabaho. Umugabo ukuntu byaje kumuzamo, yari yaguze amasombe, yaguze amafu y'ibikoma, barimo mbese guhanjagara ngo umubyeyi abone amashereka, yarangiza ibintu bikamuzamo mu kanya gato. Kafate ko ntigeze numva imigeri y'umwana akunda, uyu muntu harya ubu by'ukuri niwe wabyaye. Yakojeje umuhoro hasi rimwe, abwira umudamu ati ikintu ndi kwiyumvamo, uyu mwana ntabwo ari we wamubyaye, ati none icyo ngusabye guhumbya no guhumbukura, uyu mwana mushyire nyina wamubyaye, nutinda gato hano ndaguca ijosi. Urumva umudamu uri kureba umupanga urabya imbere ye, bya bindi yari yigwangitse ngo ari ku kiriri. Umugabo yakoje umupanga hasi kabiri, umugore icyo gukora arakimenya, yahise abyuka aterura wa mwana, jugujugu na se hashika aho wa mubyeyi aryamye, araza amuhereza umwana we. Mbese murumva iyi Imana idashoboye, Imana ishobora gukora ubushakashatsi nta polisi igiyeho, nta zindi mbaraga zikozwe, ariko Imana ubwayo igakora rusheje. Namubwira ngo niyo uyu mwana aba yavuye mu gihugu akajya mu kindi gihugu, uyu mwana byanga bikunda aragusanga ahangaha ntibirwuhava, murindire niho ari bugusange. Umwana rero byahise biba automatique, yagiye kubona abantu wari wamwibye, aragarutse aramumuhereje, ku buryo umudamu yahise akomeza agakiza, ageze ubwaba dirijante wa korari, ndetse na wa mwana ari umwana w'umukobwa nawe aba dirijante mu rubyiruko, bombi baba abakozi b'Imana. Imana irashoboye, nubwo ko twakwiyumvana intege nke tugatekereza ko hari ibidashoboka, ariko nagira ngo mbahamirize ko Imana ishoboye. Ikindi gihe kimwe umwana w'umuvandimwe wanjye yari yagiye ku ishuri, nkuko twohereza abana muri interina, aragenda ari gukaraba, yaranyereye agwa agaramye, ka gatwe k'inyuma aba ariko abanza hasi, akabanje hasi yahise ajya muri koma ako kanya. Kuza kumuvana muri dushe, bamujyanye bateruye intumbi bajyana kwa muganga, baramujyana mushyira kwa muganga, barahamagara ababyeyi barabamenyesha umwana yaguye, ariko kuva yaguye yagiye muri koma, kugeza ubu ntari kuyivamo. Bamugejeje kwa muganga, abaganga nabo barakoze, bashyiraho ubushobozi bwose Imana yabahaye, baragoragoza ngo barebe ko umwana ava muri koma, biranga. Mu minsi 3 nibwo bahamagaye ababyeyi, babwira ati mutege yihuse
muze murebe umwana wanyu, nako si umwana ni intumbi, muze murebe intumbi yanyu kuko turabona rwose yaranze kugaruka, kandi biraboneka ko ari agatima kataraca, ariko ubundi ni intumbi iri hano. Iwabo barahagurutse, papa we na mama we baragenda bajya kureba umwana. Bagezeyo bahise bampamagara, barambwira bati nikoye, dusanze hari intumbi, none tugira inama tubigenze gute, tumujyane Fayisali, tumujyane Sashika, tukora iki? Ndababaza ngo aho yari ntabwo ari kwa muganga, bati niho yarari. None se icyo abaganga baho bananiwe gukora, murumva abandi baganga bo icyo bari buze gukora ari igiki? Ndababwira ngo uwo mwana ni mumunzanire hano, mwana cyangwa se umurambo niko nabyita, bawurambitse mu modoka. Rwose nimvuga umurambo mwumva umurambo, hari ahantu umuntu aba yageze udashaka umujombo urushinge ngo yumve, udashaka kumurya urwara ngo amenye ko yaruriwe, imyenda ishaka kumanuka ntamenye ko yambaye ubusa. Urumva aho hantu umuntu aba ari ni mu rupfu. Baramuzanye bamugejeje hano, nanjye by'ukuri ntababeshye, namukubise amaso ndebye ukuntu nyine ari intumbi, numva akantu k'akoba gaturutse mu bworo bw'ibirenge gakubise mu mutwe, ariko nihagararaho mu izina rya Yesu, ndababwiye mumuzane. Baramuzana bamuryamisha munsi wanjye. Barangije twagize dusenga, turasenga hasi hejuru, turahena turahenura, reka da tubona nta gikoreka be n'iki kimwe. Ndangije ndababwiye ntimwari muzi n'ibindi, nimugende mwikuremo imyambaro y'uruzindo, mugere no mu rugo mumenyesha abana ko mwaje, nimurangiza mwambara imyenda y'urugamba, muze turebe ku rugamba kuko murabona ko uru rugamba rutoroshye. Ababyeyi baragiye bajya kwiyambura, bavanamo imyenda, nyine murabizi ko hari imyenda abantu baba barateguye yo kuzindukana, hakaba n'imyenda yambarwa mu rugo. Baragenda bavanamo imyenda y'uruzindo, bambara imyenda isanzwe. Ariko bamaze kuvaho, nasigaranye isengesho ryo kubwira Imana ngo Mana, ntiwemera ko nkurwa n'isoni, njyewe ubwanjye ninjye wabwiye ngo uwo mwana nibamunzanire hano, none umwana baramuzanye, reba ukuntu ameze. Ndongera nsubira kuri rya jambo rya Lazaro, ndabibwiye nti Mana wambabariye, mbese ugafata duke kuri za mbaraga wajuje Lazaro, ko Lazaro yaramaze iminsi yarapfuye yaranaboze, uyu nguyu turabona ko hari agatsi kagitera. Wambabariye ugakora igitangaza uyu mwana ukamuzora. Nsigara nsenga njyenyine, iwabo bagiye. Imana ndayiguyaguya, ndakomeza ndasenga, ariko nyibutsa ibya Lazaro. Niba waravanye umuntu mu gituro yarapfuye yaraboze yaranutse, none uyu nguyu umutsi utaracika, Mana ni gute byakunanira kumuzora? Ahibwe ntiwambabariye ntunkoze isoni, ntiwemere kunkurwa n'ikimwaro kuri abavandimwe banjye. Nabwiye ngo umwana nibamuzana aha nkaba babuza kuba bamujyana niba muri Fayisali cyangwa se no ku yandi mavuriro. Nagiye kubona mbona umwana arazotse, tukiri kumwe njye nawe, iwabo bataragaruka. Ndangije mpita muhamagara, kanaka, ati uvuye he? Hari umuntu wambaye ibyenda by'ibikara, yamfashe amaguru arankurura, atagenda nkurura, anshekagura, ati tugera ahantu hari igipangu cya Ruriba, ati twahageze kirikingura, ahita nshyiramo. Tarangije arakinga, ati aho hantu niho narinduba, ati abo bantu b'ibyenda by'ibikara banzengurutse barimo kundeba baseka bisetsa. Ndamubwira ntese niba wakurikiye wumvaga barimo kukurega ikihe cyaha?
arambwira ati ni icyaha cy'ubwibone. Murabizi abana b'abakristo cyangwa se b'abarokore hari utuntu tumwe tuba twaragiye tubatoza ukavuga uti ibi n'ibi nta muntu w'umurokore ubikora. Noneho yagera mu bandi bana akaza gukururwa n'ibyo bagenzi be bakora, nawe akumva agatima ke karabirarikiye, ndetse bazajya kwisanga ugasanga wenda yanabikoze. Ubwo bwibone rero nibwo bwari bwatumye abadayimoni bamujyanye. Noneho yarambwiye ati ngiye kubona mbona haje umugabo wambaye imyenda yera, atamfata gutya mu maha, atangiye kunzamura, ba bandi bambaye imyenda y'ibikara ndabongo baraza bamufata amaguru. Ariko ngiye kubona mbona wambaye imyenda y'umweru, ati kandi yarumbye, abarushije imbaraga, mbona arabanyatse. Ati ni muri ubwo buryo ubona ndimo kubasha kuvuga cyangwa se ngarutse. Mbese murumva uwo muntu atari yamaze gupfa, atageze ikuzimu, nubwo ako gatima kari kataranogoka, ariko umva deja abadayimoni bo bari bamaze kumutwara. Imana rero yankoreye igitangaza gikomeye. Ababyeyi bagarutse basanga ndi kuganira n'umwana, nabo baribazana, none bigenze bite? None se ukoresheje ni ukuri kose, nta zindi mbaraga, nta kindi uretse guhendahenda Imana no gusenga, nyinginga nyibutsa kugira neza kwayo, nyisaba ngo nindengere ne gukorwa n'isoni ku bantu nari maze kwiziza ibitangaza. Rero Imana icyo kintu aragikoze, mbona irandengeye, mbona ntabwo nkozwe n'isoni. Navuga byinshi. Ibi ngibi ndi kuvuga ni ibintu bifite igihamya, bifite ababihagazeho babibonye, na n'uyu munsi bagihari. Aba yari umuntu wamaze gupfa w'ibyese nakorwa mbivuga, ariko abangaba mvuze bose baracyahari. Ari uwo mwana Imana yagaruye gutyo arahari, yarashatse n'umudamu uri mu rugo rwe, ariko arahari. Ari uriya mudamu bibye umwana nabo ugingo barahari, n'abariya bandi nababwiye bari mu bihugu byo hanze barahari. Icyo nabasaba ni ukongera mukiyumvamo ko Imana yakoraga ibitangaza kiriya gihe cya kera, na n'uyu munsi kibikora. Reka dusoreze aha. Wavuga ibitangaza byose Imana yagiye ikora, byaba amateka maremare, ni byinshi cyane. Ibyagiye bikoreka ndi kumwe na Benedata, ntabwo ushobora kubivuga ngo birangire. Ibyagiye bikoreka naratandukanye nabo, ntabwo babivuga ngo birangire. Icyo nzi ni uko Imana na bugingo n'ubu iracyakora ibitangaza. Ndumva rero twasoreza aha, tuzakomeza n'ibindi. Turashoje. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakijije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?